icyubahiro. Mana data wa twese turagushimye, Mana turagushimye n'uhabwe icyubahiro. Imana data wa twese turagushimiye, twibutse neza yawe turagushimiye. Haleluya. Mana turagushimiye uburyo wabanye natwe, kandi uracyakomeje kuturinda. Izina ryawe nirishimwe. Muri aka kanya twari turimo turagushima tuguhimbaza, turakwinginze cyane kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza. Mana data wa twese, ugiye kuvuga ijambo ryawe ntabarire, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana nawe umukomeze kandi umushyigikire, umwambike imbaraga zawe, Mwuka wera abane nawe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mbere y'ibindi. Turarisoma ahantu habiri, mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera turasoma igitabo cy'umubwiriza, igice cya 12 umurongo wa mbere wonyine. Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa mbere uravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Twongereho mu isezerano rishya, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 12, naho turasoma uwo murongo wonyine. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 12, ni kuri paji ya 213 mu isezerano rishya. Haravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima ugize gute uboneye. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Amen. Abayemera haleluya. Amen. Shima Yesu umucunguzi, shima Mana yamutanze, shima nawe Mwuka wera wamutumenyeshe. Shimwa Yesu umucunguzi, shima Mana yamutanze, shima nawe Mwuka wera wamutumenyeshe. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga
amen. Imana yacu ntabwo igihemuka, ibyo yatubwiye yarabikoze, n'ibyo itarakora iri kubikora. Yatubwiye badahari ibisohoza bahari. Imana yacu ntigihemuka. Hari n'ibyo yavuze abandi bumva ibisohoza ku mugaragaro. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba waravuganye n'Imana icyo cyonyine ni inkomezi iruta ibindi byose. Imana ishimwe tutagihemuka. Abitahemukiye twongere tubikomera amashyi. Imana yacu yatugiriye neza. Nishimwe ihabwe icyubahiro. Turashimira Imana ku bwa byinshi yakoze. Twunze mu rya bagenzi bacu bagiye bavuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Imana yacu ni Imana ikora ibitangaza. Yaraturinze, yagiye turindira abacu, yagiye dushyigikira mu bikorwa byinshi. Imana yacu nishimwe. Ndashimira Imana. Ejo nari mfite urugendo rw'ivugabutumwa mu majyaruguru. Imana yagendanye natwe, igarukana natwe. Twari mu bigo by'amashuri, umwe mu mirenge ya Gicumbi. Abanyeshuri twagiye duhura nabo mu bigo bitatu twasuye, baratubwiye ngo tuzasuhuze abandi dufite izo ntashyo muzakira. Kubaje twamaze kuvuga amazina, nitwa Moyize Muhizi, ndi umuvugabutumwa mu itorero rya ADPR, ndi umuyobozi w'itorero ryitwa Gatore, ni muri paruwasi ya Nyakarambi. Ndi umugabo, mfite mudamu, mfite n'abana. Ndumva ibyo bihagije mu kwivuga, reka tuvuge ijambo ry'Imana. Twarisomye kandi ni ijambo ry'Imana ryumvikana. Yemwe birashoboka yuko abenshi muri twe atari n'ubwa mbere muryumvise, ariko ijambo ry'Imana rihora riri rishyashya. N'ubu twaryumviye kugira ngo ryongere ritubere rishyashya mu bugingo bwacu. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana tugiye kuganira turivugeho ngo kuba intwari kandi tudahindurwa n'ibihe. Kuba iki? Intwari kandi zidahindurwa n'ibihe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibihe uko byagenda kose birahinduka. Habaho ibihe by'izuba, hakabaho n'ibihe by'imvura. Habaho ibihe bita icyanda, hakabaho n'ibihe bita itumba. Habaho ibihe usanga igihe ari cyiza, hakabaho n'ibihe bibi. Habaho iminsi, hakabaho n'amezi, hakabaho n'umwaka. Hari abavuze ngo iminsi iba myinshi ngo ariko igahimwa n'umwe. N'igihe umuntu ageze ku nsinzi y'icyo yifuzaga, iminsi nubwo yabaye myinshi ariko umumuzanira ibisubizo bimwishimisha, bya byishimo byahavuye. Iminsi rero irahinduka, amezi arahinduka. Hari n'umuririmbyi waririmbye aravuga ibihe byarahindutse. Aravuga ibintu byarahindutse, aravuga ngo kuri ubu ntihagitsinda ufite ukuri, ngo hatsinda ufite ibimenyetso bya simusiga. Aravuga ngo yemwe ibihe byarahindutse. Aravuga ngo ababyeyi barahindutse, aravuga ngo abana barahindutse. Avuga ibintu byinshi byagiye bihinduka, ibihe bikomeje kugenda bihinduka. Yemwe hari n'igihe ugira gutyo ukabona ibihe uko abantu babimenyereye bigezeho bigize gute, birahindutse. Igihe abantu bizeraga ko ari igihe cy'imvura bakabona izuba riratse. Igihe abantu bari bazi ko ari igihe cy'izuba bakabona imvura igize gute, iraguye. Ibihe bigenda bigira gute, bihinduka. Ariko ijambo nshaka ko tuganira kubo turi kumwe, ndagira ngo tubabwire ngo mureke tuba intwari zidahindurwa n'ibihe. Ibihe birahinduka. Hakaba igihe umuntu wari uzi ko ari inzobe muhura yirabuye. Ibihe birahinduka. Hakaba igihe umuntu wari uzi ko ari buguhe akwima. Ibihe birahinduka. Hakaba igihe umuntu wari uzi ko agukunda ubona yakwanze. Ibihe birahinduka. Hakaba igihe wari uzi yuko ufite amafaranga muhura nawe ari kuyasaba. Ibihe birahinduka. Hakaba igihe usanga uwo witaga umutindi nyakujya umukene ari we nyakubahwa uri gusabwa serivisi. Imana yacu mu bumana bwayo yifitiye izi mbaraga zo guhindagura iki? Intego rero ifite ni ukugira ngo igende ireba intwari. Ibihe muri iyi minsi byarahindutse. Abantu bari bazi yuko basenga bya buri cyumweru, babona n'insengero zirafunzwe. Ibihe babona byagize gute?
agafungwa, ubwo n'inzoga yazibohoye, ubwo na byose ubwo bigize gute? N'ibihe byabahindukiyeho. Ariko tuba intwari muki, Imana yacu ishimwe. Uyu muhanga wanditse igitabo cy'umubwiriza n'uwo bita Salomo. Salomo yabaye umuhanga, kandi ubuhanga yabuhawe n'Imana. Ni mu gihe ngo yabaye umwami, aba umwami akiri muto, amaze kwimikwa ngo abe umwami nubwo yabyishimiye, ariko ubwoba buramufata. Aravuga ati aba bantu nzabayobora nte ko ndi umwana? N'ababayobora ari bakuru barabagora, genza bishobora gute? Hanyuma mu mutima ngo yihata gushaka Imana. Ibihe nibihinduka ujye wihata gushaka Imana. Hanyuma ngo yihata gushaka Imana, kandi ayishatse arayibona, kuko igihe ngo yafashe gahunda yo gushaka Imana, ngo yaravuze ngo ngiye kuyishakisha ibyo ikunda. Apanga gahunda yo gutamba ibitambo, ngapanga gahunda yo gutamba ibitambo 1000. Ibitambo bingahe? Ushobora kubitekerezaho kumva ari ikintu cyoroshye, ariko ibitambo 1000 ntibyari butambwe n'umunsi umwe, ntibyari bukorwe n'umuntu umwe, byari ibitambo byinshi. Imana imaze kumva imibavu ibaye myinshi, ngiramubwira ati Salomo, ugeze aho wari ugejeje, ndagira ngo mubwire, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera. Hanyuma Salomo akora ibintu byiza. Mbere yo gusaba ngo abanza bitekerezaho, aravuga ati ubu nsaba Imana iki? Icyanteye ubwoba ngo nyishake nuko kuyobora nabonye bikomeye, reka nsaba Imana ubwenge kugira ngo nzashobore kuyobora neza. Hanyuma Salomo aravuga ngo Mana, ntubwenge nzakuyoborera ubwoko bwawe neza. Mana iravuga ati Salomo we, naringize ayo mashushu yo kuguha icyo ushaka, noneho ikintu ukoze gitumye numva binkoze ku mutima, kuko nanjye unsabye ikintu nkunda cyane, nsabye ikintu cyitwa ubwenge. Hanyuma Imana iravuga ngo noneho ntibikiri ikintu kimwe nkwemereye, n'ibyo utansabye byose ngize gute? Ndabiguha. Ibaza ari nkawe wagezeyo, Imana ikakubwira ngo n'ibindi utasabye ngize gute? Niyo waba ufite ibiro bikeya wasohoka byabaye byinshi, niyo waba utazi kuvuga wasohoka noneho uzi kuvuga. Siko Theo yavuze se? Niyo bimaze gusobanuka ngo umuntu avuga Igifaransa Icyongereza kikaza, kandi kera bari bazi yuko atize no muri yiga. Hanyuma Salomo ngo Imana imuhaye ubwenge, imuhaye n'ibindi, kwake byarasohoye, byarabaye. Yabaye umuhanga, wamenye ubwenge bwinshi bitaramusabye kwicara ngo yige, agera ku rwego rwo gusobanurira abantu iby'inyoni ziri kuvuga. Inyoni yaba iri kuvuga mu giti, Salomo akajya ababwira ati yo, iriya nyoni iri kuvuga gutya na gutya. Wowe nubwo waba uyageze kure hehe, inyoni ziravuga ntubyumve. Kizakubwira ko utabyumvise nuko hari igihunyira kikubuza kuryama, cyavugira uti aho ati karabaye rero. Abakurambere baje. Salomo yamenye gusobanura iby'inyamaswa zivuga. Inka yakabira cyangwa ihene yahebeba, akavuga ngo ivuze gutya. Aba umuhanga akora amadizayini, aba umuhanga yubaka amazu, aba umuhanga akora ibintu byose. Salomo aba umuhanga utangarirwa, abantu bakajya bajya gukora urugendo shuri ngo nibura bicarane na Salomo. Muri byinshi Salomo yakoze, nganagerageza ibintu byose, ngaraba ikintu cyaba kirusha ikindi, uburyohe cyangwa ubwiza, cyangwa se nimba aricyo kizana umutekano. Yewe ngagera no kucyo kuvuga ngo ngiye gushaka abagore benshi, nakavuga ati se buri warwubaka neza, n'uw'inzobe akamushaka, n'uwirabura akamushaka, n'umugufi akamushaka, n'umuzungu bose ngagira abagore 1000. ngo agarenzaho n'undi umwe, we batamaranye iminsi myinshi ntakatagize. Ariko Salomo ibingibi byose amaze kubizenguruka, aravuga ngo toute vanité, aravuga ngo mbonye ibintu byose ari ubusa, ikiruta ibindi byose cyangwa icyanyacyo ni ukubaha Uwiteka mu bihe byose. Imana yacu ishimwe. Ijambo twasomye turaza kurigarukaho, ariko yaravuze ngo ujye wubaha umuremyi wawe. Iminsi mibi itaragira gute? Itaraza, ngo hari igihe uzabuvuga ngo sinejejwe nabyo, kandi iki gihe kijya kiza, kikaza utagihaye ubutumire,
kikaza utarabyifuzaga, kikagufatira mu ikona utari uzi kuzanyuramo, ugasigara uri kuba ngo sinejejwe nabyo. Rubyiruko rwacu, nagira ngo iki Salomo yavuze nk'umuhanga nacyo tucyandika ahantu, tubika ibitabo tutazajugunya, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Salomo ni umuhanga. Handi twasomye ni Pawulo wandikiye Timoteyo, ngaramwandikira. Pawulo yari umuhanga, Imana yari yaramuhaye ubwenge, cyane cyane akimara kuyiyoboka imuhishurira n'ubwenge bwo mu ijuru. Hanyuma yandikiye uwo yitaga umwana we bita Timoteyo, aravuga ngo Timoteyo mwana wanjye, ujye wibuka umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Aramubwira ngo Timoteyo, ujye wibuka umuremyi wawe kandi ujye witwararika. Amubwira kondisiyo z'ibintu byinshi, amubwira uko azajya yitwara. Timoteyo ngo yari afite imyaka 35, yari akiri mutoya. Amusobanurira byinshi kandi Timoteyo yarabifata nk'urubyiruko, aba urubyiruko ariko rushimishije Imana. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Abahanga baravuze ngo imyaka tunyuramo buri igabanije mu byiciro bine by'ingenzi nshaka yuko turi buze kugarukaho. Ariko icyiciro cya mbere ni kuva ku myaka 0, kuko nayo irabarwa, kugera ku myaka 17. Iyi myaka yitwa iy'ubujiji. Ngo ni imyaka y'iki? Imyaka 0 umwe kugera kuri 17 ngo yitwa imyaka y'ubujiji. Ahangaha umwana umugurira ikaye akayica, wamugurira ikaramu akaza yayitaye. Iyo umuguriye boyebo z'umuhondo ahita avuga ati nashakaga iz'umutuku zazinda akanyuzamo urwembi akazikeba. Wamugurira imyenda ugasanga ari kuyitembagazanya ku musozi, akajyana umwenda wari muzima akawuzana washaje. Ni imyaka y'ubujiji. Umwana ntagirirwa neza, ushobora kumukorera ikintu cyiza wakabibona yuko umeze nkaho amafaranga uri kuyapfusha ubusa. Muri iyi myaka bisaba ngo umwana umubyeyi amuhozeho ijisho, kuko ikintu cyose mwemeranijwe ntago yikiriza kuko yacyemeye, akikiriza kuko ari kukureba. Hanyuma muri iyi myaka niho ababyeyi bagoka cyane ku bana baba bajya ku ishuri, kuko nimba hari mfite agakobwa gatoya yarigeze koga ni za penso sinzazibona njya kugura ipaki, ariko urazigura n'ipaki kagira gute igashira. Kubera iki? Urayimuha akaba n'igihe ayita ataragera ku ishuri, ntagazi kwiga ko ariwe bizagirira umumaro. Mu myaka y'ubujiji ni imyaka umuntu akwiriyemo Imana n'ababyeyi cyane. 18 kugera kuri 45 n'indi myaka, cyiciro cya kabiri yitwa imyaka y'imihigo. Imyaka y'iki? Iyo umwana umubajije akitangiriye imyaka, uramubwira turumva uzaba iki? Nzaba perezida wa repubulika. Turumva uzaba iki? Nzaba umudepite. Urumva uzagera kuri uruhe rwego? Nzagura indege. Nta muntu wari wavuga ngo nzaba umuyede. Ariko buriya saba babo bose nta muntu uba waranyuze mu ishuri. Ni imyaka y'imihigo, uwo ari we wese aba ari kuvuga ngo ndaharanira kugera imbere cyane. Muri iki gihe umuntu abareba ababyeyi be yabona batariteje imbere ngo baba bakire, ari muri iyi myaka akajya avuga ati ariko papa uratekereza, nubwo atabivuga ariko aba ari kukureba akavuga ati ntabwo tubyemera nkaho neza. Yareba mama we akavuga ati ariko ubu kuki tutatuye i Kigali, ubu dutuye ahangaha gute? Yabona mugenda n'igare cyangwa nta naryo mufite akavuga ati ariko ubu ahantu kumenya ahantu bagurira indege ntago wahamenya. Ni imyaka y'imihigo, aba yumva ibintu kabitekereza byose, ariko bizagira gute? Bizagenda. Hakurikiraho ikindi cyiciro 46 kugera kuri 60. Iyi bayita imyaka yo kwicuza. Imyaka yo kugira gute? Ahangaha niho umuntu agera akavuga ati barambwiye ngo mu musirikare ndanga, none abatunga n'abavuye Darifuru, naho jewe ndacyari kumangamanga ndi kujya gusaba akazi ko gukora mu rugo. Ati nibabimbwiye nkanga, ntibigeze iki gihe akaba atabanye neza n'uwo bashakanye, aravuga ati bari barambujije gushaka uriya muntu. Ati none reba ibintu bimbayeho. Ni imyaka yo kwicuza. Umuntu asigara ari kuvuga ati bambwiye ngo nige seksi iyi n'iyi ndabyanga,
none n'izi ndimi dore nta kazi ziri gutanga. Barambwiye ngo nige biology narabyanze, none nagiye kwiga shimi nta na laboratoire ndi kubo. Ugasanga umuntu ariko ati barambwiye ngo nige ikiganga none ni hakazi gasigaye, none narabyanze nako kwigisha bakanyima. Imyaka yo kugira gute? Hanyuma 61 kugera ku ijana cyangwa kurengaho bayita imyaka yo kwiheba. Imyaka yo kugira gute? Imyaka yo kwiheba. Iyo muje mukabyina hangaha mugakutura, hari umukecuru uri kuvuga ati reba bari kudutwarira umwana. Iyo ubuhanuzi buje ngo dore mubonye visa ngo mugiye mu mahanga, hari usigara ari kuvuga ati bahandi bagiye kwiturira mu Burayi, ariko we ntibikigize gute? Ntibigikunze. Ni imyaka yo kwiheba. Iyi myaka ku muntu udafite Yesu niho habonekamo ibisambo byinshi, niho habonekamo abita aba egoiste, ku buryo usanga umusaza n'umukecuru umwe yafashe inkono ye undi yafashe kajya avuga turi kumarira ibishyimbo, nzajya ibyanjye mbijera ukwanjye nawe ibyawe ubijera ukwawe. Ni imyaka yo gutangira kuje ibyo atacunze muri 17 agashaka kubicunga yagize 60. Wajya mu isambu yakavuga ati mwandengereye, kandi umuntu wahahinze nta nubwo yarengejeho n'isuka imwe, ariko mugaserera mugakiranurwa n'urukiko. Iyi myaka ibintu biba byahindutse, ariko icyo nakundiye Yesu muri iyi myaka yitwiye ubwihebe kubamenye Yesu. Iyi myaka igivamo ibyishimo kubera ko ijambo ry'Imana riravanga abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ariko abizera Imana bazasubizwamo iki? Intege nshya, bazagurukisha amababa nk'ay'ibisiga. Dukomere Imana amashyi. Ibihe bigira gute? Ibihe bigira gute? Ndagira ngo mbasabe tuba intwari zidahindurwa n'ibihe. Uko byagenda kose ibihe mu guhinduka ntabwo bizaduteguza. Hari igihe uri umunyembaraga ukazasoza imyaka yawe y'ubukure ugendera mu kagare bitewe n'impanuka. Hari igihe ubuzi guhaha, hari igihe ubuzi gushakisha, ariko ugahura n'uburwayi bakazasanasana iminsi ikicuma, ariko babashaga kwiruka utagishobora kuhagera. Imyaka irahinduka n'iminsi irahinduka. Twige kuba intwari zidahindurwa n'iki? Ukwiye kwibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Hari igihe uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Iyo tuvuga iminsi mibi, hari igihe umuntu ahita atekereza tubwo ni iminsi yo kubaho nabi, ni iminsi. Ariko mu minsi mibi turi kugenda duhura nayo muri iyi viziyo, hari n'iminsi mibi yuko umuntu noneho abona ibyo yari yarabuze byose, ukagira ngo ni iminsi myiza. Ariko nagira ngo nkubwire, mu bisubizo niho hagwa abantu benshi kuruta mu bibazo. Umuntu akabona amafaranga yifuzaga arayabonye, amazu yifuzaga arayagize, imodoka yifuzaga arazibonye, mbese kera ataratinyukaga no kunywa fanta irimo alukoro nyinshi, akavuga ati amafaranga ntago wazayinywa fanta gashiri. Agahera kuri za 0 alukoro akazamuka agatangira kuba umusinzi. Kubera iki? Kubera yuko ibihe byarahindutse, ntiyaba intwari. Mu bihe hasiga ikibazo gikomeye. Ubundi urubyiruko rwacu cyane cyane ni mwebwe ndi kubwira,